banyarwandakazi bari mu Rwanda imbere mu gihugu ndetse no hanze ndabaramukije. Nitwa Hakizimana Raphael. Ubu nditegura kujya mu muhango uzabera i Canberra hano muri Australia ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane wo kwibuka inzirakarengane z'abahutu, abatutsi n'abatwa bazize jenoside. Muri mu muhango nubwo mugiyemo ariko mfite ikibazo mpurana ndetse n'ibibazo byinshi mushobora kuba namwe mubyibaza. Ikibazo cya mbere mfite, ninde wateguye jenoside nyarwanda, cyangwa se ni bande bateguye jenoside nyarwanda? Hari abantu nshaka kwibariza by'umwihariko. Ndashaka kubaza abanyapolitike b'Abanyamerika. Abanyapolitike b'Abanyamerika by'umwihariko, tuzi ko muyoboye igihugu cy'igihanganye ku isi mu bukungu, mu bumenyi, tekinoloji na siyanse ndetse no muri politike. Tukaba tubaziho ubushobozi buhambaye bwo kumenya ibigaragara ndetse n'ibitagaragara, ibyihishe inyuma y'amaso y'ibyo dushobora kubona, murabivumbura mukabishyira ahagaragara. Ntabwo mwadufasha kumenya abateguye jenoside nyarwanda? Nkeka ko byoroshye, kuko jenoside nyarwanda yakozwe n'Abanyarwanda. Uwafata abahutu, abatutsi n'abatwa akabafasha kwicara no kuganira, ntabwo twamenya abateguye jenoside nyarwanda? Tushoboye kumenya abateguye jenoside nyarwanda, byatworohera gushaka n'ibisubizo bishamikiye kuri iyo jenoside. Ariko rero ntabwo Abanyarwanda ubwacu twabyifashamo. Ngo abavandimwe babiri iyo bagize impaka bakiranurwa n'umuturanyi. None se Banyamerika, ko muri mufite ubushobozi mukaba muyoboye igihugu cy'igihanganye, koko ntabwo mushobora gufasha abahutu n'abatutsi bakicara bakaganira, bakamenya ni bande muri twe bateguye iriya jenoside nyarwanda yarimbuye Abanyarwanda kuva muri 1990 kugeza uyu munsi, rukaba rucyambikanye? Banyarwandakazi, icyo kibazo ndumva kindaje inshinga. Nzakomeza kukibaza ndetse ndashaka kuzakibaza Abanyamerika imbona nkubone. Uyu mupira nambaye murabonaho umugabo Paul Rusesabagina. Rusesabagina ni umwe mu Banyarwanda b'intwari bagaragaje ubutwari budasanzwe mu mwaka w'1994. Bashobora gutabara abahutu n'abatutsi bari bahungiye muri Mirikorine, ndetse igihugu cy'igihangange Amerika bamuhaye igihembo cy'agatangaza kumushimira ubwo butwari. Ndifuza kuba nashobora kuvugisha Abanyarwanda nka Paul Rusesabagina n'abandi ndabazi hirya no hino b'intwari, cyane cyane Paul Rusesabagina, ariko kuko wegereye Amerika ndetse ukaba uri no muri Amerika. Ejo bundi wagize akaga gatangaje, nanjye ni mu bantu bagushyigikiye. Ntabwo wadufasha kugira ngo dusabe Amerika itwicaze hamwe abahutu n'abatutsi tuganire? Ni bande muri twe bateguye jenoside nyarwanda tukagwa muri aya marorerwa? Ubuhangange Amerika ifite ntabwo yadufasha kugira ngo tuganire, tumenye nyirabayazana w'icyo cyago, tushobore kukikiza. Ndakomeje urugendo, ibindi bibazo biracyaza. Nzabamenyesha uko urugendo rwagenze nuko twibutse. Hagati aho ndibuka Gahutu, ndibuka Gatwa,
ndibuka na Gatutsi, mwese nzirakarengane zazize jenoside nyarwanda, muruhukire mu mahoro, ntabwo tuzabibagirwa.